Yes, ikaze kuri K podcast. Tubanje gusuza abantu bose tugiye kubana kuri no episode. Dusuje abantu bari east west, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, mu mujyi wa KGL. Uko mubibona ntago ndi jyenyine, ndi kumwe na Kapilo P the Great. Yeah, holla. The best rapper. Holla, bro. Tugwa ikaze man. Thank you so much. K podcast. Ewa, murakoze cyane kuri K podcast. Ino ni podcast navuga ko ari nshya. Yeah. Ni podcast nshasha. Yeah. Ariko icyo navuga nuko igiye kuzagica tambuka no kuri YouTube, kuri no channel ya K podcast 250. Tukaba dutumira abantu batandukanye mu ngeri zitandukanye, tugatera story, tukaganira abahanzi, abantu bese batandukanye. Yeah. Yes, tukaba rero tugushimira ko witabiriye invitation yacu pi. Murakoze cyane. Wanjye for so long. Thank you for having me, bro. Narimeze nk'umuntu wabihagaritse ariko hari ibintu ukora umutima ugumukubwira ugupushinga ariko bikarangira ubigarutse moto. Yes. Sinzi ukuntu byanjemo rero ndavuga why not? Ikangaruke muri game. Yeah. Yes, kazi rero muri K podcast. Thank you. Murakoze cyane. Tugiye gutera story. Murakoze cyane. Kuri rap. Haha. Ubundi nta n'umuntu wakubaza, ubundi si umuntu akubaje ku kintu kitari rap, ako nigeze gusanga uri kureba amakuru nitamvuga ati umuti parakaze. Amakuru arayareba. Pi rero tudatinze, tutagiye mu magambo menshi cyane. Ndashaka dutere story ariko dusubiye inyuma. Dusubiye inyuma kabisa, inyuma kweri. Yeah. Kuko abantu bavuze P-Fra, abantu bose bumva hip hop. Yeah. Ariko ntago bazi ngo hip hop yawe byagenze gute kugira ngo ube umuraperi, hari izindi njyana agombaga gukora. Ese ukiri umupeti nyine hip hop kugira ngo mbese umatchinge na hip hop. Uhe story ukiri nk'umupeti ukuntu bya before hip hop mbese. Man. Uzima bwa before hip hop. That's a good one. Kabisa. So life yanjye mbere ya hip hop, so buryo cyenda lifestyle nakuriyemo. Nakuranye nagize amahirwe yo gukura n'ababyeyi bakunda umuziki. Yeah, kuri side zombi. So harabo bakundaga amarumba, bagakunda indirimbo nyarwanda zira nyine twese twagiye dukura twumva turi abana. So ariko nanone bakaba baragiye no ku mashuri. So ntabwo byari imiziki gusa, ari n'abantu bakundaga no kwiga cyane. So in meantime bagataho ngaho rero nagiraga amahirwe yo kubona mu Rwanda aga TV. Numva umuntu akagere ubona gushare buraho ngaho, sometimes ari ugasanga hari ibiganiro biciyeho bicisha indirimbo. So ugasanga hari ukuntu ngerageza gupenga attention cyane iyo ndi kureba imiziki twabashyiramo hajyamo n'imipira n'iki ibintu bya sport. Ugasanga ngiye ndimo ndibanda cyane ku muziki cyane kuruta muri sport. Kurumva football, basketball n'ibindi, amatennis n'ibindi byinshi. So ukabona ngiye umuziki niwo hantu ndi kwisanga. Ukabona focus ibyawe swing zawe n'umuziki. Ndimo ndafocus ku muziki cyane. Numva mbyumva gutyo gusa bidasobanutse. Bitewe n'imyaka nari mpagaze icyo gihe, aho nkumva niho ndi kwiyumva cyane. So bizamuka gutyo nza kugira chance. No ntangira ngira amahirwe kuba ndahantu hatumye noneho mbasha kubidevelopa noneho mu buryo bwanjye, kuko byangeragaho mu buryo noneho buri clean cyane kurenza before, urumva. So tutangira aho hari I believe yuko hari about 1996 utangira kubibona no mu buryo bwo 1996 97 kuko hari samcyo genegeze kugira chance yo kujya mu bihugu byo hanze, urumva. So mu bihugu byo hanze. So ubwo noneho nibwo natangiye gukora andi macano noneho yo arenze za MTV, urumva ibintu nk'ibyo ntangira kubibona. Channel channel zo muri South Africa. So nje nibuka abaniga bakoragaho still n'umunsi wa none abitwa ni Mbosoti ndacyabibuka kuri channel, ndacyabibuka kabisa. So in meantime mu gihe abandi bo bagiye gukina basket cyangwa football, nyuma mu masa n'indi muri Africa ariko hano Tripoli. Yes, Libya. Yes. Burya Libya naho babaye. Yes, no twarabaye. So mu gihe abandi bari gukina imipira mu masaha yabyo bagiye kureba match cyangwa se bari kureba match wenda kuri TV. So nje ndibona iby'imiziki cyane. So nkagira na chance yuko niba mbonye nk'indirimbo ya Tupac n'urugero,
ubwo n'abagenzi banjye nabo bari muri environment yanjye nabo n'abantu abenshi hari abandutaga mu myaka so abandutaga mu myaka nibo nareberagaho so bamwe ugasanga nk'akavumo mu rugo bakambwira ati mene kuki wibanda ku ubushaka kwigereranya no cyangwa kwisanisha n'abantu bakuruta cyane mu myaka it's not good tukabipfa buri munsi rero uko abo tungana urugero rwanye nta kintu kimwe nabaga navuga nabo nabonaga ari ibintu biskwende biri aho ngaho tu urumva so urumva hari impact nyine nabo bakugiraho uko bakujyana mu bintu bitari byiza ko bakuruta so urumva so ugasanga niba mbonye wenda nka in 1996 so niba mbonye nka California Love by Tupac Shakur sibyo in meantime ndahita njya kubaza nk'undi muji wanjye ugasanga uwo ngone ndavuga y'abandi banduta cyane mu myaka 8 9 10 bari imbere yawe noneho bo nibo batangiye kujya noneho banyigisha ibyari byo rero urumva so mu gihe ngiye kumbwira about California Love ngasanga already bo bamaze kugura ama CD ama lyrics barayazi ho bazi n'indimi urumva so bagiye kumanuza ku ma record store All Eyes on Me double album yarayisumbye kandi ari bw'igisohoka turi kwibona kuri TV ko hari ntuza hari isoko rinini cyane ry'umuziki urumva Tripoli hari isoko rinini cyane ry'umuziki nivuga ngo album yasohokaga muri kino cyumweru niba ari All Eyes on Me sebyo double CD yasohotse muri Amerika muri kino cyumweru kira cyumweru yararaga igeze Tripoli muri cya cyumweru urumva nukuvuga ngo we byakugeragaho ako kanya rwose urumva so paka then ntangira gusobanukirwa paka wari we fresh ubwo niba Nas yasohoye It Was Written na album ya kabiri niko yitwa ubwo arimo arakubita indirimbo bita if I Ruled the World urumva sibyo nukuvuga ngo yasohotse muri yo week irimo iraca ibintu kuri MTV na za channel indirimbo ntari kumwe na Lauryn Hill yes urumva yasohotse muri icyo cyumweru bwo yasohotse kumbe album yasohotse ngiye sinabari ngenza karirimbo kamwe gusa abandi album bamaze gusumba bagezeho kare baguze urumva hari nizo batabonaga bakahita bajya Tunisia mani bagiye kugura CD gusa aricyo kintu kibajyanye cyangwa n'ibiboro bya XXL wabonaga nabo bakunda hip hop bakundaga hip hop ariko bakundaga hip hop cyane urumva barakro cyane kuri hip hop na basket hip hop na basket gusa hip hop na basket ni yes hip hop na basket gusa so nuvuga ngo yo yabonaga ball hari gihe ball yazaga hariya ihenze cyane bagahita bambuka bakajya Tunisia urumva ni nko kuvanga ugiye Kampala bakajya Tunis bajya kwisumba ko hari iri kuri makeya bakahita bagura n'ama XXL za The Source magazine ibi ball byose numva bakahita babizana so iyo entourage rero nari ndimo iyo environment nari ndimo rero yatangiye gusa nkaho impushinga cyane no kusobanuka kumenya numva so in meantime rero mu gihe ngiyewe wenda nje mu kavakanse ku kwezi uko byagenda kose umuntu wa mbere twakunda guhura cyane n'umuvandimwe bita Busy Bee the Brain shout out cyane kuri Busy Bee the Brain n'umuvandimwe we Shami aka Spike so ubwo ugasanga Busy Bee nawe ni umuntu wamfunguye cyane ku bintu byo kumenya kugira ubumenyi no bwanya bwa hip hop kuko naraza ngiye ngasanga them CDs ari ama album yose nawe arayafite yama OG abarimo no bwa butabo bwanditse ama lyrics ako album zakera zasohokaga zimeze ari full package bro I remember even the smell of it urumva kwa gufata CD ya OG iri mu ishashi ukabanza ugakura iri ashashi ukajya kurwana no kuyifungura ngo utangire ngo utayimena urumva n'icyo ukayifungura byogiye baba we so ibyo bintu rero make long story short naho ngo byatangira n'urukundo rwabyo no gutangira kubisonje umuntu nabitangira n'indi mutoya cyane urumva nukuvuga ngo none dukomeje na story wabigiyemo watangiye kubikunda babaji babigukundishije uri hanze ariko se none na nuze na hip hop sasa warabikunze noneho gutangira kuvuga ati sasa ngiye nshobora gukora hip hop ngiye nshobora gukora hip hop urumva ama album warayumvishije hip hop warayikunze noneho igihe wumvaga ko none ugomba gukora hip hop my brother no kuvuga ngo igihe cyaragiye ubuzima burahinduka life yanjye itangira nyine gufata indi journey urumva babo ntabwo nyiri kumwe nabo
so ntangira kuba njyenyine ntangira kwiheba sometimes byiza sometimes icyo gihe up and down ufilinga iyo nani loneliness yanjye bya trip ubwo twabiskipinze twabisimutse twagiye kure cyane none ndi kuvuga ditam none ntangiye kuba ubuzima bwanjye bwo muri Europe numva ubwo nuba tutse dusimbuka nyine ibintu binini cyane yo kuko in meantime nta kintu kiri special nakoze wangu hagati ya Tripoli na Europe wari utaratangira gukora hip hop wapi nta nubwo narinzi ko gusa in meantime hakana nibagiwe no kunaje guhura na MC Mahoney Bone MC yes Cage ariko ubwo waraje muri vacances kuko naje kugaruka mpita ntangira n'amashuri njya gukomereza i Butare muri group so in meantime rero no kuvuga ngo icyo gihe ntangiye kwiga muri group nibwo natangiye no kugendana na MC Mahoney Bone numva ngo twatangiye kugendana so MC nawe shout out cyane kuri MC Mahoney Bone no muji nawe wongereho nk'itafari mu buryo bwo kumshara up cyane ako already asanga nanjye aga something numva asanga nanjye mbitekereza no kuntu numvaga hip hop ya Mahoney Bone ntago ashobora kugwa attention nawe atumvishije you have to nuvuga ngo twari dufite almost taste imeze kimwe nyine icyo nari mvuze kugira ngo aguhe umwanya wo kukumva nuko nawe hari ikintu yari yarumvishije yes hari nuvuga ngo ngiye nta kintu ngiye narinzweho usibye wamanega ufite ama CDs urumva ya ma OG urumva ama tape urumva tape nazo zari zigezweho cyane hari ama tape yavaga na Europe yibuka y'icyatsi nawe yazaga ari OG arimo n'agafoto k'umusani ufungura imbere inyuma hariho handitse indirimbo n'iki yes urumva so ibyo byose rero nabaga nafite full package at the time kuko hari nk'ibyo yabaga adafite yaza kavumo ntabimutira cyangwa se akabazi ko numba ari ikintu adafite PRG yes cyane rwose urumva including n'amantuza n'ama video tape ari ama clip byose nabaga mbifite urumva ngo abantu mfite nk'iki box kingana gutyo cyuza ama video tape urumva ari ho za bisaba gufite full pack by cyose cya hip hop yezo za Source magazine XXL urumva ya zose urumva za Vibe magazine zo irabor byose nabaga mbyita urumva ya ama 5 majeri urumva nabaga mfite abonnements cyane rero urumva at that time kuko niyo nuvuga ngo niyo yari platform y'icyo gihe so nuvuga ngo umuntu ubifite waramutegitaga ahantu hose bro kuko nukuvuga ngo kira gihe ntago byabonwaga n'abantu bose ntago ari by'abantu bose umuntu wabaga usobanutse ni wabaguzi wa Rwanda numva so MC no after kan yongereho kuri njyewe cyane bo shout out him numva so ni newe watangiye wazanye igitekerezo ko umuntu yakora rap mu Kinyarwanda Mahoney Bone yes numva uko no umuntu twabaga turi kumva nka Lost Boys turi kumva full album ya Lost Boys ukabona cyane turi kumva Nori by Nature yakundaga Nori by Nature cyane Batrich yakundaga Nori by Nature cyane so mu gihe turi kumva ba Nori by Nature turi kumva n'abatanzania numva bari bagezweho icyo gihe bakubita ngo za na myaka 18 na myaka babo bose tubumva so ukumva ahubwo we yitaga areba none ku Batanzania ko Batanzania n'abaturanyi barakubita mu Giswahili kuki twebwe tutakubita mu Kinyarwanda bro urumva ibyo bintu gutekereza ibyo back then muri 98 99 byabaga ari ibintu niho mind yari igeze kuko nje ntabwo nageze mbimedita before numva kandi byose twabiganira akambwa tunega umva abantu no tureka abanyamerika abaturanyi barakubita Giswahili numva kandi ukumva barenze n'abanyamerika so urumva rero amide yagiye ahera aho ngaho so software nje nabonaga nta n'ikintu nabikoresha kuko ndibuka yuko hari gihe MC Mahoney Bone twajyanaga ara kuri nza kwa Michel Wake Up agiye gushakaho beat numva kuko hari indirimbo zazaga gusa indirimbo itangiye ikerore mu kuntu verse ya mbere igiyemo ariko babanje kugwaga piece cyangwa se muri outro ikamara umwanya munini cyane wa mwanya munini wenda mo segonda nka 30 ugakubitamo ya mo segonda 30 ugahita gushyira mu verse wala ibyo bigira ngo nabo biramurambira ahubwo ati no tugomba gutita ama verse nako ama beat kajya kuri Wake Up kwa Michel Charlotte cyane ku musaza mukuru kajyariya so none hatangira kuza noneho n'ama beats ari kuri twa dutepe tuve Nairobi ugasanga babaga barenze bafite ibintu byose bari barenze cyane bro urumva nugasanga uguye kuri ball irindi rimo nyinshi ari izari mixed sibyo wajya kumva uguye nko kuri beat ya MC Light keep on uzi gwari beat none ubwo no fuwa ngo weta ugati karabaye mbaye umusani
wahita gutekereza ahantu uri buri coding. So make long story short, no kunku ibintu byose byagiye bitangira before yuko nge ntangira kumva ko na rap. So gutangira ku rapping rero mbitangiye ejo bundi rero. Uvuga ati ngiye pi ngiye gukora record. Sorry, mbitangiye ejo bundi back in 2008. Kuri nge ndabyita ejo bundi 2008 nibwo wagiye studio bwa mbere. Nibwo nagiye studio bwa mbere. Okay. Numva mu buryo buri official kuko muri Norway twajyaga studio tukarecording na mfite group bita African Sounds. Shout out to them cyane. Ariko ntabwo byari seriye. Ntabwo byari seriye. Zo guheza tutazi n'ibyo gukora. Producer ataramenya kuno mastering. Nta kintu kimwe twose ibintu nk'ibyo. So ntabwo nabyita umuziki rero. So ariko mu buryo buri official kabisa bwa mbere niyandikira indirimbo yose karangira, producer akankorera beats. Twicaranye akayikora ikarangira ngashyiramo vocal byose byabaye muri TFP. Number the Future Production kuba tabizi 2008 produced by Busy Bee The Brain muri TFP n'indirimbo bita Ntuzanyinisha. Kuvuga ngo record yawe ya mbere ari Ntuzanyinisha. Yes, yes, track yanjye ya mbere. Umaze gukora Ntuzanyinisha. Sorry, umaze gukora Ntuzanyinisha yarangiye urayifite kuri CD. Yageze ku banyarwanda gute sasa? Kugira ngo kuko ndibuka ko irandirimbo yabaye mega kabisa, mega hit. Kugira ngo igere ku banyarwanda byagenze ko cyagiye ngira ngo nta nubwo hari ibintu byinshi byo kumenyekanisha indirimbo ni kuri radio, na internet, hari zi social media nta zari zihari. Kugira ngo ibe hit byagenze gute? I mean bira navuga yuko Ntuzanyinisha urebye bundi bavuze Pif. Mbere yuko haza izindi ndirimbo zose haza Ntuzanyinisha ko niyo banze wanatangiriyeho. So that's a good one. Nta ruhare negeze mbigiramo kujya imenyekane. Wapi ntarwo. Nge mperuka gusa nandika imirongo indirimbo ikorwa muri TFP. The rest is history. Ntago nzi ukuntu byagenze. Kuko nagiye kumana indirimbo iri imihanda CFM. Shout cyane kuri CFM, shout kuri Murenzi, shout kuri DJ Khaled. Sinza ahantu nabonye ejo bundi mbona Murenzi ari inaba. Arahari mu biboro bya streetball. Yes, narabonye ahantu ari gukora interview. Unomba so shout cyane kuri DJ Khaled na MCNC uko nibo bantu batangiye gukinira indirimbo atari nanjye bayibahaye. Kuko numva nyine TFP na CFM byabaga bimeze gutya biri tight. Biri tight cyane. So ubwo nuvuga ngo indirimbo nyine Busy bakimara kuyikora muri TFP yahise bakalati baraje barifata ko baje no muri bazaga no mu session. So indirimbo baga bana izitarasoka. So boga tindirimbo mu gihe mu kwakwanya fast n'iki widuhereze twebwe duhindure game. Urabona indirimbo yarangiraga nabara abatipe bahari bagwita bayifata bakayijyana byari ibintu byoroshye cyane. Ubonye kuko ndatekereza no ujya muri studio uri gukorera indirimbo watekereza kiri buhitinge muri bura buryo. Okay, I'm telling you man. Nta expectation ninga nari mfite nta nubwo nari nzi neza exactly nibyo ndi gukora tu. Je numvaga yuko hari ikintu nibitsemo. So mbanya na hip hop igihe kinini cyane. So ndi no guca no muri struggle nari mvuyemo za danger. So nari nkeneye nka therapy. Waje babwira ko batagomba kugukinira. Nari nkeneye nka therapy tu. So numvaga ro studio is the best way to do it. So ntangira nyine kwandika lyrics n'icyo kugira ngo ibintu byinshi cyane numve ko n'ibyo ngibyo. So nta expectation yo kuba n'umuraperi at the time nari mfite. Yes. Aba nkubwije ukuri. Ukora Ntuzanyinisha wumvaga ataye ibintu uzakomeza. Ntabwo na expecting kubira ibintu byava mu career nkabikomeza bikaba yes. Because parent bikakora ikintu umugabo. Your exclusive. Ntabwo ari vision nari mfite. None se umaze gukora Ntuzanyinisha ibintu byose birabaye. Noneho bigezaho P abona ko bishobora no kuvamo akazi. Ugenda urana abandi baraperi. Kuko abantu benshi bafata P n'ubundi bakamuza n'amatsinda kuko kugira ngo uhure na Tough Gang nabwo nayo ni indi story. Urumva kugira ngo nabo baze mukorane nabo nuko ngira ngo waje mbere yabo cyangwa baje mwazeri. Anyway navuga yuko bo bashobora kuba bo barageze before me. Bo bahageze mbere yanjye ariko bataramenyeka. Yes. Ahubwo ninjye ushobora kuba nyine
naramakinze noise cyane mbere uko babikora okay ariko bari kwicuma bari bahari ntuzanye nishoka kwicuma ari hari kwicuma nakoze ntuzanyisha kwicuma ihari really yes okay yeah ese kugira ngo muhure sasa mutangire mukorana byagenze gute so nukuvuga ko nta numwe twe tuziranye hari ukuntu byagenze kuko ndibuka ko Parkson hari umuntu abigizemo uruhare yakubyaye kose nibuka ko Park namenyanye na Parkson muri ntuza muri album launch ya DMS Premature ndibuka ndibuka Parkson niwe twamenyanye njye naje ndi kumwe n'abantu kweli la team ya TFP nyine so noneho icyo gihe yari crew yawe kwera hano so yanjye ariko ntuza DMS akubita muri Premature yari umuraperi yari umwami sibyo icyo gihe ngewe na ntuzanyisha yari itarakorwa yego yes ariko iri muri studio iri studio tutarayirecordinga ngewe mfite gusa nka verse nk'ebyiri ariko nuvuga ngo niko kwa kundi ino weekend habayemo show ariko rero we wasanze ahubwo ibintu bihari ahubwo ni nko wazabona navuga ko wakoze impinduka yes nasanze bira byose bihari baraniga bakubita DMS barakubitaga kwicuma ziri hanze ba Raiders barabami bandi bose aboniga bose yes baniga bose barabami muri rap ko nabyibuka Fred ubwo ukora kwicuma ba Raiders nako ntuzanyisha ba Raiders mari barakora man barabami bro okay undi bari abaniga babitakera habayeho kabisa so then nukuvuga ngo twagiye muri show ya DMS ari nabwo nahuye na Parker ko nabonye Parker yari yambaye t-shirt ya black iriho no Nas iri picture ya Nas album cover ya Illmatic album ya mbere ya Nas Illmatic ni album ya mbere Parker yambaye t-shirt ya album cover uravuga ati umujama ndoga ura munega oya sinzi kunamurebye mu bantu n'iki turi vestiaire nako twa turi hanze twa tukiri hanze mpita mbaza rama kwera ndamwe rama uramune gwambaye ira t-shirt uramuzi ati wapi ntabwo nziranye nawe n'iki bari basukuni baziranye n'iki ariko buri baziranye Parker aramuzi Parker na rama kwera aramuzi ndengwe turamuniga ngiye nkamuvugisha mwana mitanjye kureba nega ndamu yo Parker nako yo nega bibeza bite mbese wara byakwanze mu ngiye nahise njya kumureba ku kanya ese amubwira ati nega bimeze bite eti yo Jenny Fresh none nanjye arebye kunanye nateretseho ahita avuga ikiniga urumva njye na Parker tutumenyana gutyo rero urumva ese yabonye cyangwa uhagaze yabonye cyangwa nari mpagaze ahita avuga ati nguso wahaje ntago wahaje ubumenyanya n'umugi Parker turamenyana ubwo ba DMS bo n'abantu badanje nta n'ushobora no kwitubabona ntago wabona hafi aho ngaho rwose nawe nigabura kaze cyane so ubwo numva none rama niwe nukuvuga ngo verse numva nari nanditse verse nyine ni imwe nari maze kwandika ariko tutarajya kuri coding rero turi muri process yo kubona no twari codinga kuko beat no bari bayitangiye Bizbera yari yayitangiye kuko ntabwo yatangiye beat ngo tute turi coding ako kanya ako wari warayumvishije beat yayo yari yatangiye mutundu cyari kitararangira ariko warayumvishije numvisha process yayo gutangira kwayo nari nabyumvishe so I believe connect the verse imwe ndumva ni ya kabiri ntangiye kuyandika twatuguye muri weekend tutatujya Premature kwa DMS so Damani wankoreye introduction Damani yarabanje kubaza ba DMS na ba Barrick boss bavuze nabo bari bafite ikigengi cya Danje Barrick Music bari bafite gengi ya Danje none bose bakaba ari Barrick Music na TFP n'abantu bari bameze tight bameze gutyo numva so Damani rero numva ramakuri ntabwo yaje kubwira DMS ati arumvandimwe wanjye nagira ngo byose mane tumukubita ga stage numva yakubita gusaga freestyle gusa tuniki man he's good none DMS aravuze mu GWS ari hey man pa Damani mbwa tumenye nusuza abasaza man ntikiza ngiye kumuhahaga ntitsi akimba nasabwe tumurega no murapero wa Danje aribwo akimara bro kubera ukuntu yakubo ukuntu gusa ngiye mbonye tu urumva yahise ati umunega ashobora kuba kubita birenze ashobora kuba ari umubi kandi none nkaye ko akundi ushobora kubona nk'umu gangster ateje mu yandi aparetse na cable akaza nk'ukuri yambaye ama jersey ya Danje n'ama Nike n'iki n'ama Jordan ya Danje urumva akatwa kiragikinyi wala kivuye he agifata gutya baro muketa museka
urumva so nanjye nuko byari bimeze rero so na expectation itari ifite ayishingiye babona gurenza ariko utara wowe wenyine ubona kutarenze Rama na busy numva especially amakwere ni warunzi wari umaze kumva borange noneho he believe in me numva ariko ati manega iyi verse yonyine wanditse ikubite ati no ball ishobora guhindura game so yarabimbwiraga which game urumva sindabanye na game ari kuvuga yari urumva so what which game man urumva so muri primaire no hano wa mbere undi na shining nakubise ball yose yantuzanyirisha na verse ya kabiri ya gatatu nari mfite ya kabiri nari mfite ariko yose maze kwishyira mu mutwe urumva narayanditse nyandika igice nza kwidevelopa noneho yose urumva yose maze kwifata mutwe fresh kandi kuko ntuzanyirisha ifite verse eshatu irandimbo ifite iminota 9 ifite iminota 9 oya ifite 9 niyo bitanaguha imbaraga naguha imbaraga ako ari ndimbo ifite iminota 9 ni yongiyo ni naguha imbaraga nk'icuma ahubwo so noneho twe twazanye beat namakwiri yari yazanye beat y'indirimbo I believe ni indirimbo irimo barapere nka bane batanu indirimbo primature afite CD iriho beat imwe gusa y'indirimbo bita 4321 indirimbo irimo Method Man, Redman, I believe LL Cool J na DMX. So the beat rero niyo twe twazanye kuri CD. Niyo nahise nkubitiraho rero. Bampaye time. Baguhaye stage, baguhaye nk'iminota ingahe ugereranya? Shana kuvuga ngo si umuntu ugiye kubita gusaga freestyle zaniye beat ye. Niyo bamwita. Witanu itanu nyinshi. Tara nago yageraho. Ariko bitewe nuko nta muntu umunsi usibye abanirwa muri TFP niba tuziranye n'aba Khaled abandi bose nobody no mwe ubwa mbere babonye babarira umbwira ukuntu byagenze ubwo primature like kakotse abitwa ba microbe bari baje bigize aba Mexique nk'aba kingpin bo muri Mexique urumva baba drug lord bo muri bambaye ibintu by'ama Santiago n'iki niko nawe wari wagize ubwo man narabonye abasoma KJ n'ubwo yasigaye bimeze abanega bo bibera muri Mexique kandi bari i Kigali bro urumva woci man shout out kuri ba microbe cyane urumva body blood urumva everybody so man nagiye stage ariko nari nabanje kugira ubwoba akora amakwere cyane cyane kuri kwere arambwira ati nega you got this kabisa urumva mena shyira mu ari ubwa mbere njye no nawe utarana recordinga indirimbo n'ubwo yari taraba recorded utarakora indirimbo nagiye stage muri primature bitaraba urumva iyo story ni kuri K podcast tuvugiye none exclusive uvuga ngo P yagiye kuri stage atara recording stage ya DMX muri launch ya DMX muri primature n'indirimbo ntuzanyisha tarasoka ahubwo no kuvuga ngo iyo weekend I believe ni batari Sunday ni Monday nibwo twahise tujya ku recording turayirangiza ubonye ibintu bibayeho ngo waravuze ati ngomba ku recording ino ndirimbo bakubisemo ya boro beat iratangira papa verse ya mbere mitanye kubita man bro ngwamo neza wagira ngo nakoze amarihaso ya dance kandi nta rihaso nimwegeze go ntabwo wagize ubwoba numva man akoba ni kabura ntawo kabura akwitangiye gufatiraho mu kuntu gutangira gukontrola crowd noneho numva man tabikora kabisa mbona ball ya mbere ivuyeho bitamba kubitanira chorus iri aho kunyana ntuzanyinisha numva ndongera nyisubiramo kugira ngo babigusaba uyangiye kugira ngo mu buryo bwo kuganya time numva no kubanza ukabafata kandi bazibyo ndi kubikora nk'umu pro kandi ari ubwa mbere ndi kubikora nk'umu pro numva mwana mbona baguyemo mbona batakaye mbona ba DMS batagiye kwata yes ati wa munega ntago twamwibeshyeho numva ntago yaza kuraboreza stage ya DMS nibibaho numva man bita nkubita none flow ya kabiri man agiye kubita flow ya kabiri verse ya kane agiye kwikubita already bavuga ati wagira ngo numva I belong there numva wagira ngo bose bari banze bano batangiye kunkunda barumva bari muri mood bafaniye cyane wakubise verse ya kabiri warangije gutuza natuje kabisa nabashyize muri mood fresh batangiye kunyiyumvamo kuko somehow sinzi neza ako nshobora kuba barumbishe umuntu uri murakubita ibiboro bitandukanye n'ibyo be expectingaga kuko impamvu ni ukuvuga ngo nimba bari abatipe bose barakoraga ntuzanyinisha ikazi gakubita kuri muri bura rwego n'ubwa mbere bari bumbisha n'ubwa mbere bari bumbisha umuntu wakubita amaslang y'ikinyarwanda especially nk'amaslang y'ijyose noneho
numva ko nge nibanaga kuri slang zacu zose uko nari neza yuko slang z'inyamirambo zitandukanye n'izahandi uko ugiye Kicukiro centre uhasanga bafite ikinyarwanda cyabo n'amaslang yabo atandukanye nayo byose so anu numva na za Kicu zirakaze cyane nabo nabame mu slang cyane babi cyane ariko amaslang yacu nayo baba bitandukanye so anu yuko rero time igeze numva nari maze kumenya aho time igeze mbwa ati this is the right time yo go striking noneho byanyabyo okay noneho urabona ukubise stage for the first time ugiye muri studio recordings ntuzanyinishira sotsi kubisa ibintu byose ariko ntago uragera hahandi kugira ngo utangire ugahuze na Tough Gang. Yes. My brother ndibuka yuko late Kabaka J Paul yarambwiye ati dura yarambwiye yes mura nawe face to face yarambwiye ati ariko yari yarumbishije ntuzanyinisha. Yeah, absolutely. Yeah. Amaze kumva niyo bita ntaruhuka. Yes. Arambwiye ati nega ubundi ibintu byari bibiri kuba twakorana cyangwa tukabifingana bwa mbere no kuri kwimana mukibonana ukuri kwimana nicyo kintu cyambere je yakubwiye aya magambo je yambwiye turi babiri ni ibintu bibiri ati choice nari mfite ngene ebyiri ese okay yabikubwiraga asa nk'ukubwira ikigiye gukurikiraho yakubwiraga ati turakorana cyangwa tudisiga no guko ni nko kubwira ko nawe yemeye avuga ati manega member ya salute urumva ati rero durundi dore ukuntu byari bimeze uburyo nge nabitekerezaga mbwa ati sha uramujura Nyamirambo koko bizagenda gute ati bira nzamugeraho gute urumva so fine noneho duhura mu buryo nawe butamugoye twahuye mu buryo butamugoye rwose abe na gato kuyumva ko nshobora kuba ndi umuntu Tough Gang yose umuntu wa mbere mwahuye ni J Paul oya ni Double J Double J natwahuye bwa mbere J ndumva he was last member was the last person to kuba twarahuye none se Double J hagati ya Fama na J kujya urumva uhurana Double J se nyine iyo click yabayeho kujya mu mukorane nyine mu kuri tsinda ako Tough Gang yo yari ihari already no yo yari ihari already urumva yari ihari already bari bamaze no gupanga plot nyinshi cyane bafite n'indirimo nyinshi cyane na Bali Click na Ngenzi uramwibuka je kwigira mu bintu by'amagospel cyane yes kubona ndumva Ngenzi ari watangiye gukorana na Bali Click muri production numva so Double J bari abantu be bamenyeranye bamaze gukora bafite n'ibintu byinshi cyane numva even though nubwo Double J abantu bamumenyeye ku munsi w'imperuka ariko before umunsi w'imperuka niyo ndirimbo Double J bamumenyeho hari n'abayifata nk'iya mbere kandi ntabwo ari indirimbo ya Double J ya mbere ariko niyo yamenyekanye niyo yahise akubita nyine ahita breakthrough urumva yes urumva so I believe urumva zira ndirimbo ukora ebyiri ntuzankinishe no munsi w'imperuka ya Double J zako zahinduye ibintu cyane urumva zahinduye ibintu cyane especially ntuzankinishe n'indi level so ubwo Parkson yarazaga paka ni wakunda kumbwira Double J na Green na J that was before kufama na za muri gang so ukabambwira kanyumbisha n'indirimbo zabo ako nawe wazumva kumva bararenze my brother ko paka najyaga mubwira yuko nshaka crew urumva yes noneho reba nk'aba Black One Armstrong sinzi ngo urugero crew habagamo ba Makina Gang urumva urabika barabetse yes none bare bose twe tumaze guciringana cyane ariko shaman bakwe no disrespect kuri bo ariko ntago byamacingaga na level ngewe najyo ngiye nshaka so hakazi yo bita Black Panther so yari bore ya MC Mahone Bon so hariwo bita Shakuni Bon hakaza Kia Bon hakaza GVG hakaza Makavelito urumva some of them bakubazi so abo bose rero Charlotte kuri Makavelito cyane ariko at the time ntago bamacingaga ngiye ibyo nashakaga buryo kinabishakaga nabo muri hood yanjye cyane urumva ariko byari kuba byiza iyo nkiza gukorana nabo kuko twese tura muri same hood ariko unfortunately ntago byakunze ntago nagize amahirwe yo gukorana n'abantu tuva muri hood imwe so ko ntago twari duhuje mentality ntago twari duhuje struggle numva ntago twari duhuje the same way uburyo tuviewingamo rap music numva so biza kurangira paka atangiye kunyumbisha ba J nyumbisha maze kumva Double J numva na Green P numva ndavuga ati aba nibo bantu tugomba gukorana kuko paka nyumbishaga indirimbo zabo kuko wumvaga bari mu murongo nk'uwawe
ngo ati this is my niggas abone abantu tugomba gukora uko ntabwo impamvu nashaka abantu dukorana nuko hari abantu batanyumvaga neza bumvaga yuko somehow ndi crazy ariko nkavuga ati somewhere somehow hari abandi bantu tubyumva kimwe so nibwo bari abandiga base batezamo rero ibintu wavugaga abantu ntibabyumve wari urimo urareba abandi bantu bavuga nk'ibyo uvuga kandi nawe bati niduhura abantu bazabyumva none bazabasha no kunyumva neza dawazi niko nabitekerezaga that time okay